kuba nta mwenda mfite umuntu yanyambika, ariko hari ikintu udashobora kuvuga gikomeye utavugira imbere y'abantu. Ubu umbajije ikibazo, kuki naba mfite ikibazo gikomeye cyuko umugabo wanjye agiye kunta. Umugabo agiye kunta ntabwo ari ikintu naza ngo njyane imbere y'iteraniro nkivuge. Icyo ni ikintu ushyira umushumba rwihishwa muri ofisi, ahantu mu masengesho y'abantu bake, ukaba ari ukivugira kugira ngo bagusengere. Rero urugamba ntabwo rwose ari urwo gushyira hanze ngo uruvuge. Uyu munsi hari intambara ibihugu birirwa barwana, ariko tutabizi nk'abaturage, bakazirwana bucece hirya iyo. Kubera iki? Ni intambara zabo tudakwiye kumenya. Ikaze kuri mwese, tukomeje kubana namwe, turabakunda, turagarutse nanone ndacyari njyewe, hanyuma turi kumwe n'umukozi w'Imana. Tugiye kugaruka ku bijyanye n'imbaraga ziranga, ibintu biranga umunyembaraga mu kigeragezo. Ibigeragezo bibaho, ariko imbaraga zo kubibamo no kubisohokamo ziba zitandukanye. Twamuzanye kugira ngo atubwire se ibiranga uyu muntu ni ibiki. Umuvuga butumwa, amaze kuvuga ubutumwa ahantu hatandukanye hano muri Afrika, ariko noneho ni ukuvuga ngo twashatse ngo kuri we experience afite ni yihe. Tuguha ikaze cyane, turakwishimiye kandi. Yego, murakoze nanone kandi kutwakira. Imana ibaho umugisha. Tubashimiye ibiganiro tumaze gukorana bitambutse, tubashimira umwanya mukomeje kuduha, tunifuriza umugisha kuri abo bose bakomeje kudukurikirana. Imana ibaho umugisha. Turi ku ijambo rivuga niki kigaragaza umunyembaraga mu bigeragezo, cyangwa se niki kigaragaza umuntu ufite ubushobozi bwo kurwana mu kigerageza ahagazemo. Inshuti bakunzi bene data, ibi ni ibintu bisaba ko umuntu atekereza ibintu bikomeye byagutse, kuko iyo umuntu ari mu rugamba akenshi aba afite ubwoba. Nk'uko umuntu wese uhiriye mu nzu, ikintu cya mbere agira n'ubwoba, ubundi agahangana no gushaka ahari bunyuri. Hashobora kuba hari n'umuryango ukinguye, ariko kubera ko afite ubwoba ntabashe kugira gute kubyibuka ko umuryango hari. Nshatse gusobanura ko umuntu uri mu kigeragezo, ikigaragaza ko ari umunyembaraga nuko ikintu cya mbere abasha kugira ikintu cyitwa gutuza ubwoba buri muri we, akabasha kubukuramo. Uyu munsi waba ufite ikigeragezo cyo kuvuga ngo mfite ikigeragezo cy'ukuntu nzishyura credit ya banke, kandi bambwiye ko bazaza kuntereza cyamunara. Ugasanga urimo gusakuza, urimo gutabaza, urimo kuvuza induru, n'abanzi bawe batari bazi kuri mu kigeragezo bakabimenya. Ikizakwereka rero ko uyu muntu ari umunyembaraga, azaceceka mu gihe cy'umubabaro we, azaceceka mu gihe cy'akaga, abanzi be abime amakuru. Hari n'umuyobozi umwe ntari buvuge, yaravuze ngo niba ushaka kugira ngo utsinde intambara yawe neza, imana amakuru. Iyo wimanye amakuru, ntutume abantu bakubona mu ishusho y'urugamba urimo, nibwo ibintu byawe bigenda neza. N'umusirikare uri ku rugamba, iyo yariye ambushi ahantu mu byatsi aryamye, bisaba ko atari bunyeganyege, kugira ngo umwanzi we atabona ko hari ikinyeganyeze akamwikanga nawe. Bivuze rero ngo nawe mu kigeragezo ikizakubwira ko uri umunyembaraga nuko uzahisha abanzi bawe ko uri mu ntambara, nuko abakubona bazakubona ukomeye. Papa Clement, iyo abantu bakubona urimo kurira, burya uba watsinzwe. Hari n'umuntu urira akarira bwihishwa. Ntago bivuze ko umuntu uri mu kigeragezo w'umunyembaraga atarira. Ararira ariko akagira ahantu aririra, aravuga ariko akagira ahantu avugira. Niyo mpamvu kugeza uyu munsi umunyembaraga mu kigeragezo ni umuntu ubasha guhisha ingaruka zacyo n'ibyo kiri kumukorera. Umugabo niba yarayagukubise, yakuvushije n'amaraso, buracya mu gitondo hahandi wakomeretse, ubyuke wahatwikiriye, abantu bagire ngo nuko washatse kwitwikira nk'abasilamu. Ahubwo uri umunyembaraga, ntabwo ushaka ko rubanda babimenya. Nurabona hari aho wakomeretse arakubaza ngo wabaye iki, uramubwira ati ngewe nagize gutya, ngira gutya, akantu hari akantu kaba hafi n'idirishya, ndunama nabi kaba kansharuye kwitama. Bivuze ngo uyu muntu ni umunyembaraga, umuntu ubasha guhisha urugamba arimo kurwana, ntatume hari umuntu ubimenya. Niwe munyembaraga mu kigeragezo. Iyo rero tuvuze ikigeragezo mu bakristo, mu basenga, umuntu ashobora kuba yirukanywe mu nzu, nyirinzi ibintu yabitaye hanze, akaza yagera iwawe mu rugo agakubwira ati ndumva nshaka ko dusengana, tukamarana amasengesho y'iminsi 3. Ntabwo ari uko uyu muntu aje gusenga, ahubwo yabuze harara.
aje gushaka amasengesho adahari. Uyu muntu ni umunyembaraga, ntabwo agiye kuvuga ngo banyirukanye ngo ni mu ncumbikire, oya, ahubwo ashatse inzira binyuzamo kugira ngo hagati aho ngaho. Erega no guhisha ibigeragezo biri bimwe mu bintu biteye Imana gukora, kuko hari umuntu uza akavuga ngo nabura imbere y'abantu bakamugaburira, ariko burya bariye mu gihe kitari icy'Imana. Mu gihe cy'Imana umuntu arihangana agafunga umukanda akaguma mu nzu akaryama cyangwa akaza mu masengesho nk'aha. Umuntu yamutambukaho yamubona atanabona ko yaburaye, waje wisize usa neza ukomeye, ariko kubera ko hari icyo uri gushaka, umuntu yagutambukaho, Imana ari igiye kukugaburira, wamura akubwira ati bitese kumeze neza, ameze neza, ati nkozweho ndumva ari ikintu ushaka kuguha. Uyu muntu ashubijwe mu gihe cya nyacyo. Bivuze rero ngo abantu mudukurikiye, kugira ngo bigaragare ko uri umunyembaraga mu kigeragezo, iga guceceka, iga guhisha ko ibintu byacitse. Kuko guhita uhamagara bene wanyu ukababwira ngo urabona ngo umwana bamwirukanye ku ishuri, yego uyu mwana agiye kwiga koko, ariko wishyize hanze, ntabwo uri umunyembaraga. Umunyembaraga ibintu byikora uko yasenze, nta muntu wamenye ibyabaye. Nicyo kintu cya mbere kigaragaza umunyembaraga. Ibintu bikorwa nta muntu wabibwiye, ibintu bigakemuka nta muntu ubizi, ahubwo abantu bakazumva uri gutanga ubuhamya. Michel, kuba turi kumwe nawe gutya, ati wabibanze cyane ko umuntu ibintu biranga umunyembaraga mu kigeragezo, wibanze cyane mu guceceka. Kuki abashobora kugera mu kigeragezo bakavuga, bakamurura, bakavuga ibibazo barimo, bakajya gutanga n'ibyifuzo, ahantu tuba dukorera n'ibiganiro ugasanga abantu baje bari kwirukanka bazenguruka bavuga cyane, bavuga. Kuki mu kigeragezo utemera ko kuvuga nabyo bitabamo imbaraga? Mu kuvuga bishobora kuvamo imbaraga, ariko akenshi biterwa n'ibyo ugiye kuvuga. Ntabwo kuba naburaye nkaza nkavuga ngo naburaye ntabwo ari ikibazo gikomeye, ni ibintu bisanzwe umuntu yakugaburira. Kuba nta mwenda mfite umuntu yanyambika, ariko hari ikintu udashobora kuvuga gikomeye utavugira imbere y'abantu. Ubu umbajije ikibazo, kuki naba mfite ikibazo gikomeye cy'uko umugabo wanjye agiye kunta. Umugabo agiye kunta ntabwo ari ikintu naza ngo njyane imbere y'iteraniro nkivuge. Icyo ni ikintu ushyira umushumba rwihishwa muri ofisi, ahantu mu masengesho y'abantu bake, ukaba ari ukivugira kugira ngo bagusengere. Rero urugamba ntabwo rwose ari urwo gushyira hanze ngo uruvuge. Uyu munsi hari intambara ibihugu birwa barwana, ariko tutabizi nk'abaturage, bakazirwana bucece hirya iyo. Kubera iki? Ni intambara zabo tudakwiye kumenya. Niyo mpamvu rero Papa Clement n'abadukurikiye babyumvireho, ntabwo nge nzajya kuvuga ngo mu nsengere ngo ubugabo bwanjye ntibugikora, ngo mbuvugire mu iteraniro. Oya, icyo ni ikintu ushyira umushumba rwihishwa. Iyo ni intambara yabwihishwa ya bucece. Kuvuga hari aho byemewe, ariko umuhanga hari intambara atavuga. Ntabwo uyu munsi naba mfite ikigegezo cy'uko bambwiye yuko bagiye kujya kumfunga, yego ngo ninageza n'imbere y'iteraniro mvuge ngo bagiye kumfunga, ubu ngiye kwiraburiza ko ndi umunyabyaha, si byo se? Ahubwo nagenda nshaka umushumba, mubwira ni mushumba nakoze ibyaha, ndashaka unsengere, kandi ibyo byaha bigiye gutuma bamfunga. Urumva mbishyiriye nde? Umutambyi niwe ugiye kunsengera, kuko umutambyi arabibika. Rero umunyembaraga amenya aho ajya kurwanira intambara ze, yego, kuko niba dukeneye kumenya umunyembaraga, hari n'abarira. Hari umuntu uri mu materaniro akarira, ukabona umuntu yarize, bigaragara ko urugamba rwamurenze, yego. Rimwe na rimwe bamubaza ngo wabaye iki, akaba yabivugira mu iteraniro. Rero ntabwo twavuga ko umuntu wavuze ari umunyembaraga, nta nubwo twavuga ko ari umunyantege nke, ahubwo biterwa n'ibintu yavuze uko bingana. Hari ibintu utavuga papa, hari ibintu utatinyuka, ntabwo bibaho. Ubu ntabwo nshobora kuvuga ngo iwanjye mu rugo umugabo yarankubita mbivugira imbere y'iteraniro, kandi umugabo ejo azaza gukizwa akabyivugira. Ukira hose ko bajya kubivugira, ko ari ababivugira kuri za kamera nk'izi zacu, kuki babivuga abo ngabo, kandi bakabivuga nyine kuri kamera, ubona ntacyo byubaka. Biriya bintu baba barimo baravuga, kujya kuvuga ngo umugabo wanjye yarankubise. Umugabo ni umupagani, sibyo? Kubera gukubise no umupagani, ko nta mugabo w'umukristo wakubita umugore. Abikoze rwose ntabwo byaba ari byo habe na gato. Bivuze ngo uriya mugore niba akishijwe by'ukuri, ntabwo yakabaye anavuga ko umugabo amukubita. Ni ikigeragezo cye afite, yakabaye abiceceka. Ujya rero kubivuga abatumye uyu mugabo ahubwo azongera kumukubita, ni ikigeragezo wongeye mu kindi, kandi biba bigiye gutuma umugabo ataza no gukizwa. Kubera iki? Wamutangiye amakuru mu gihe kitari ngombwa, agomba kuzayitangira ko yagukubitaga, nawe ukabona ukabyemeza ati yego rwose yarankubitaga. Kuki utabivugaga se
ni ukubera yuko nagomba kurwana urugamba rwanjye hehe bucece. Bivuze iki rero? Ntabwo akwiriye kubivuga, kuko hari ibintu uri buvuge. Reka nange urugero, reka none ahangaha mvugira imbere ya kamera ngo yego njyewe naraye nishe umuntu, n'urugero mbivugira aha nk'umuntu uri kubwiriza. Ndava ahangaha imbere ya kamera nimubishyira habona baraza guhita banjyana ati twereke uwo muntu wishe ahari, sibyo? Ntabwo iki ngiki ari ikintu cyo kujya kuvuga ndi umupagani, nibyo munshyize imbere ya kamera ndabivuze ko nishe umuntu. Bivuze iki? Bagiye guhita bajya kumfunga, kandi nyamara nakabaye nceceka mu gihe gikwiriye nazacyo bavuga ngo nishaga n'abantu. Ntawe uzabambaza, leta passe ne reviendra jamais, ubwo bizagaruka byararangiye. Bivuze iki rero? Hari intambara cyangwa se ibigeragezo zimwe na zimwe tutagomba kuvugira imbere y'abantu. Tugomba guceka tukazirwana ducecetse, tukazatangira Imana ubuhamya ko yaturwaniriye bucece nayo. Tujye tuvuga ngo Imana igirwana intambara bucece, ituje yitonze, ikazagaragaza ubuhamya bwayo nyuma ikatugaragaza imbere y'abantu. Biranakwiye rero ko papa nugira n'abakurwanya muri iki gisate cya gospel, ntuzajye guterana n'abamagambo, wowe uzakomeza ukora ibyo ukora ucecetse. Kubera iki? Mu guceceka hari amakuru yandi azaturuka ku bantu, ngo se ko bamuvuze ibi, ko bamusebeje gutya, ko bamwanditseho ibi n'ibi, ko nta kintu yabivuzeho. Uyu muntu ashobora kuba ari umuntu muzima, kandi ugasanga rimwe na rimwe ibyo bavugaga ari ukuri. Ahubwo intambara nziza warwanye yo guceceka ikaguhesha gutambuka, n'abatabyumvaga n'abakuvuze nabi bagahindukira bakabona ko uri umuntu muzima. Hari abantu wabuze muri Bibiliya, twifashishije Bibiliya, baba bararwanya intambara ya bucece bakagera ku ntsinzi. Yes, abo bantu barahari. Umuntu wa mbere ni Hana. Hana yarwanya intambara bucece, ayirwanisha kudasenga sakuza, ikigeragezo cye kizwi, abantu babizi neza ko atabyara, abantu babizi neza ko nta rubyaro afite, ariko akajya akora icyo bita kujya mu rusengero agasenga. Ikintu gikomeye Papa Clement nuko n'umutambyi ubwe wo mu rusengero byagezeho amubwira ngo wazagabanyije isindwe ryawe. Kubera iki? Urugamba rwaramurenze, ageraho kuvuga biceceka, atangira kujya anyeganyeza iminwa avugira mu mutima. Bivuze iki? Kuvuga ugasohora ikigeragezo cyangwa urugamba urimo sibyo bizana igisubizo, ahubwo yakibonye ku munota wa nyuma aho yari arimo kuvuga ngo anyeganyeze iminwa. Bibiliya ivuze abantu barwanya intambara bucece batavuga, ngiye kuvuga abo bantu barwanya intambara bacecetse. Undi muntu wa kabiri ni umuntu igihe Bibiliya ivuga ngo hari umupfakazi, yego yari afite umwana yahawe na Elisa, umwana arapfa, yego umwana yahawe amukura mu cyumba cyo hasi amujyana mu cyumba cyo hejuru, arangije araza yicara mu iteraniro, Elisa arimo ntiyavuga, araceceka. Ngo Elisa akimukubita amaso amenya ko uyu mugore afite ikibazo, yongerera umugaragu we Gihazi aramubwira ngo genda umbarize uriya mugore ngo yabaye iki. Araza aramwongorera, araza abwira Elisa ngo arambwiye ngo umwana wamusabiye ku Mana yapfuye. Niko Elisa yongoreye umugaragu aramubwira ngo akiriye inkoni yanjye ugenda uyirambike ku mugore w'uriya mwana, ntugire umuntu usuhuza, ntugire umuntu muvugana mu nzira. Gihazi ageze ku mugore amubwira ngo ngaho ngwino tugende. Umugore aramubwira ngo simva aha ngaha, ndamutegereza niba wamumpaye ntabwo ngenda ntamutwaye. Ndashaka kuvuga iki rero? Mu guceceka hashobora kuvamo igisubizo cyiza, kandi ukakibona nta muntu wamenya amakuru yawe. Kuko Elisa yahagurutsaho ajyana na wa mugore, abundarara ku mwana we ngo amuhumekeramo umwuka ngo umwana arazuka. Abantu bari baraho nta muntu wamenye ko uyu mwana yari yapfuye. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko mu ntambara zimwe mu guceceka havamo iki? Insinzi. Ikindi gihe Bibiliya ivuga ko Yesu yagendaga akiza abantu benshi, ngo nyirabukwe wa Simoni ngo wari urwaye ngo yari ari mu rusengero, yego ngo Yesu ahageze, bivuga ko uyu mugore yakundaga kuba mu rusengero, ahageze amenya ko uyu mugore akeneye gukira, nta kintu amubwiye, yego ngo nuko Yesu amukoraho, ya nyonjo yari ahetse igira ite iva ku mugongo we, arahagarara. Bivuze iki Papa Clement n'abadukurikiranye mutwumve neza? Mu guceceka hajya habonekamo insinzi ikomeye. Kubera iki? Mu kuvuga habonekamo no kwishyira hanze n'abatari ngombwa bashobora kugusenyeramo. No mu bigeragezo tujya duhura nabyo rimwe na rimwe dusenywa n'ibintu tuvugiramo. Nitwige kumenya aho tuvugira ibigeragezo dufite, twige abo dukwiye gushyira ibyifuzo byacu ngo badusengere ku bigeragezo dufite, kuko hari igihe uvuga ikintu umuntu agahita agira ate, agahita kijyana hanze kikakongerera ikigeragezo ukanasenyuka kurushaho.
uyu munsi ushobora kwihanira imbere yawe yuko hari ikintu nakoze kibi, ejo ukakijyana hanze kikaba gisenya ubutumwa navugaga kuko cyamenyekanye. Ariko nimenya guceceka no kujyandura nga sinzasubira kugikora, bizamfasha kuruta kubivugira hatari ngombwa kuko bizantera izindi ntambara. Nifurije rero abantu turi kumwe mwese aho muherere mu bihugu bitandukanye, Imana nibaye kurwana intambara zanyu bucece, muba abanyembaraga abantu batabizi bazababona n'insinzi kandi batamenya aho mwarwana intambara zanyu. Murakoze. Yozefu ari mu kigeragezo hariya niba ari kwa Potifari yabyitwaye mate, hari undi wagiwe n'ikigeragezo bamujugunya ngo mu rwobo rw'intare, ziramurigata ntizagira n'icyo zimutwara. Bo bitwaye gute muri kigeragezo? Uwo ni Daniel Je pense bien que ari nawe bajugunye mu rwobo rw'intare. Bo bitwaye bate? Yohana ajya gutangwaho ngo bamuce igihanga, bari wa mugore avuga ati rwose binangiye niba ari Isabel niba ari inde gutyo. Muri ibyo bigeragezo duhere reference muri abo bantu byibuze mbajije kuvuga. Yes, anakurikiranye Bibiliya neza, nta muntu numwe uri muri Bibiliya wigeze agira ikigeragezo ngo agisakuze. Abantu bose bo muri Bibiliya bari abantu b'abahanga. Reka dufate n'inkuru yihuse, igihe Morodekayi yari amaze kumenya inkuru yuko abayuda bose bagomba kwicwa, aho niho mise simbukira. Nta kindi yakoze, yatumye intumwa kuri Esiteri aramubwira ngo bavuze ko tugomba kwicwa, none tubigenze duti? Esiteri aramusubiza ngo ngiye nta bubasha mfite bwo kugira icyo mbikoraho. Nta kindi Morodekayi yakoze ikintu cyitwa kuvuga ngo reka dukore amasengesho bucece dutuje kugira ngo tubashe kwicungura ku bashaka kutugirira nabi. Ari naho warumbajije Yozefu nawe igihe yari ari mu kigerageza ari kwa Potifari ari mu bibazo by'uko umugore yari amurwanya, nta kindi kintu yakoze ikintu cyitwa gusenga no guceceka. Yari kugenda agashaka abantu basenga akabwira ati umugore wa databuja agashaka kugira ngo dukore ibi nibi. Tayari ayo magambo yaza kugira hanze Yozefu ari guhita amufunga, icyo bita gusebanya. Siko bimeze. Hanyuma ikindi Yozefu yari afite ububasha bwo kuba yakora iki? Bwo kuba yagenda akajya no kurega ku mugabo. Akabwira umugabo nyir'ugo ati umugore agashaka kunkoresha amakosa. Akajya kwishinganisha. Yozefu bari guhita bamwirukana. Umugabo arakuvuga ati niba umugore wanjye agushaka reka nkwirukane mu rwego kugira ngo umugore wanjye atazakubona, ibyo bintu bikazabaho. Ariko Yozefu akora icyo bita gusenga bucece kugeza kugiye yabonye ko natinda muri uru rugo azahakorera icyaha, akora iki? Arahunga. Muntu uri mu rugamba, niba uri mu rugamba ukabona rwakurushije imbaraga, hunga, imuka ahantu uri. Niba umuntu avuga kuri umurozi, mwimuke, igendera umwihorere. Izo ntambara ziguma ahandi uzajya bazabona ukuri kwawe, kuko umuntu arigiye kwanga gushyira mu rugamba rutari ngombwa. Bibiliya wongeye uravuga ngo Daniel igihe bari barimo bashaka kugira ngo babice, bagiye kwica ubwoko bwabo, cyangwa se igihe Daniel yari agiye kujugunywa mu rwobo rw'intare, Daniel nta kindi yakoze icyo bita gusenga. Asenga amasengesho yo kwinginga Imana. Daniel ajugunywe mu rwobo, intare zimurebye zibona imbaraga zo gusenga. Nawe uyu munsi ushobora kuba ugeze ahantu ugaragara nk'umuntu bagiye kujugunya mu rwobo rw'intare bitewe n'ibigeragezo n'intambara ufite, iga gucece kusenga intambara bucece. Muri izo ntare hagati aho ngaho uryamye, Imana izakuzamuramo. Abanzi bifuje kujyamo bazabona insinzi y'Imana ku buzima bwawe. Hagarara ugira umutima ukomeye. Ikigaragaza ko uri umukiranutsi, Bibiliya ngo umukiranutsi w'Imana ngo ashira amanga kamera nk'intare. Bivuze iki? Iga kurwana intambara bucece, wicecekere. Iyi Imana usenga, iyi Imana wirirwa imbere, izabikora ku mugaragaro, kandi ibyo Imana izakora bizavuga. Nibivuga rero bizakuraho ibyo wavugiraga mu kigeragezo. Nukomeza kuvuga, Imana izakure kubanze wisobanure, kandi niwisobanura ibintu uzabisobanya. Numara kubisobanya rero ntabwo Imana izaba ifite umwanya wo kuza kugusobanura. Yireke yonyine ifite uko izakuvuga, izi DNA zawe, izi mitsi yawe, izi buri kantu kawe, nikuvuga izakuvuga neza. Reka nkusabire mu izina rya Yesu ngo cecekera mu kigeragezo, ukivugire ukwiye kukivugira, ukibwira abakwiriye kucyumva, kuko abantu bose siko bakwishimiye, kandi nuvuga uzaba umaze kwitangaza no kwitanga mu budakwiye kukumva. Imana niguha umugisha uri kutwumva. Amen. Turagushimiye cyane kuba unasoje usenze, ubasabiye umugisha no kuhanganira mu bigeragezo. Turagushimiye cyane kuba witabiriye ubutumire bwacu. Turagushimiye, wakoze cyane. Yego, namwe mwakoze kuduhamagara imbere ya kamera. Tubifurije umugisha ndetse na kameramani, Imana imuhe umugisha, ndetse n'abandi bose badukurikiye. Reka Imana ibahe umugisha. Mbifuriza mvuga ngo nimurwane intambara zanyu kandi insinzi zavamo. Muzamenyesha abantu ko mwazirwanye, mubabwire icyo Imana yakoze kandi nta muntu mwakibwiye. Nibwo bumana bwayo mwayicecekeye nayo ibasha gukora ikabisakuza. Amen.
mwakoze kubana natwe ibihe byiza ndabakunda turabakunda ibiganiro byacu bigenda biza kandi twizere ko mugenda mufashwa muva muganira mukumva ukuntu abantu bakabaye bitwara muri ibi bitandukanye ibyo turakunda rero ibihe byiza mugiye mukomeza bane natwe kora subscribe kora share wandika na commentaire ukabaza ushaka kubaza ibibazo hano tukazamugarura akabisubiza ibihe byiza rero cameraman bagushimiye cyane sinzi ikintu wakoze ibintu bidasanzwe si bagushimiye ariko nayo ngushimire mwa wakoze cyane ibihe byiza kuri mwese bye bye